urumva nabishakira uwuhe muti nyine urumva nabishakira uwuhe muti basi nyine ntunyange ako nyine kominikasiyo tukayigabanya nyine kugira ngo ntabwo ikibazo ari kominikasiyo njeri kandi sheri ngiye kamubwira sinamubwije ukuri nzitwara neza kuko tubaye no kubana tumwitwaye neza kandi tuzakora kugera kure nashaka ko bigenda gutya ntabwo nabusa reka buriya aha nagukunze ari byiza ariko birimo birangora ngenda gukunda maze uba wumva nakuba iruhande ntabyo nshaka twibanira nje nagushaka utarugize imyaka 20 none rero ubona ni uko mbigenze ni ntacyo nashaka kuba twana abana kumva ari cyo wiki utumva ko turi kumwe gukura ukava mu bwana ukari ntuzanagereza basi ntabwo mvuga ubwana bwo kuvuga ngo mu myaka mu mutwe ari ikintu mbwira niba unyubahiriza kucyubahiriza njereke buriya hari nk'igihe mba ndeba ibintu binegereje none ibintu binegereje kugira ngo ngere kuri finale yo kubana nawe ni ibintu byinshi ku buryo mba numva n'ahantu nabicikira noneho mbitekereje ntanagutekereza nawe nkavuga ngo njereke ndamukunda mba numva natamureka mwareba urukundo dukundana rumeze nkaho sinzi ukuntu nabivuga runshyira ahantu rukanshyira ahantu mu gatebo nkabura ubwinyagamburiro ni nka kwa kundi uba wumva utisanzuye ku kintu ngerega uyu mwaka kuva umwaka watangira mbere numvaga nta kibazo mbifitemo ariko uyu mwaka sinzi impamvu mba ndimo bangufuhira cyane nkagufuhira cyane no gufuhira umukobwa cyane hari n'igihe ugera aho ngaho ukagira n'ubwoba ukavuga ati ejo n'ejo bundi habaye ikintu runaka kigatuma none hagenda burundu cyangwa se bikangirika burundu ugasanga nyine bitumye noneho bisubiza inyuma bavuga ati byaba byiza mbaye mbihagaritse ndagukunda kandi nizera urumva mba numva nawe ni umusore twabona utari wowe kandi ngenda bikubwira ngufitije ukuri ese ntabwo ndi umusore nk'abandi ubu biratandukanye kuko urankunda nanjye ngukunda wangiyemo hasi njye ngukunda n'ukunda gute mba numva nta kintu nariho iyo batari kumwe nawe mba numva ndibaza sinzi wowe muyuzuza nyine tugahuza ko nabikubwira iyo njyamye nkumva ndi kugutekereza ntagenda nkumva ndi kugutekereza ibyo nkora mba numva nyine nanjye nishimye numva nezerewe ibyo nkora byose nkumva nyine nta n'umuntu reka rero nje y'amashuri ntabwo ariyo nyine y'aka kanya kuko ibyo uzi birahagije urimo urambwira sheri ngo imyaka ibyo rega njyewe nakubwiye ngo amashuri yawe ntabwo ari nyine ayo wize aramagije kuko ntabwo ni amashuri yakugeza ahantu hose ushaka kugera ko nibyo no mu byo wiga ushobora no gusanga nta na kimwe uzabamo mu buzima uzajya ubanamo nanjye none se ku ishuri bakwigisha uko uzubaka urugo
nose ibyo mwiga ku ishuri hari rwa kwigisha uburyo uzajya ucunga imitungo. Wenda muri NTO babikwigisha ariko nyine ubundi bavuga ko buri ari ubumenyi nyine ni ubumenya ubwenge bwinshi buba mu isi. Jereke njyewe wapi bimwe niwamfashije kubimenya. Jereke njyewe wapi kamubwiza ukuri. Ngubu hari ibintu umuntu aba arimo gutekereza agasanga ni ibintu bipfuye. Kuba wiga yego uriga kandi ni byiza, ariko njyewe nk'umuntu urimo kwitegura kubaka urugo mba nkeneye umuntu ukuze mu mutwe utagifitemo bya bitekerezo byo mu ishuri. Ni ukuvuga ngo mu ishuri uba ugitekereza ibitabo n'ikaramu, wowe uraza guhitamo ikintu kimwe, uraza guhitamo ikintu kimwe, niba wahitamo ishuri cyangwa se ukaba wahitamo urukundo. ngenda gukunda ntacyo ntakora. None se kukiri kandi nabikubwiye cyagenda bitekereza ahubwo wowe urambwiye ngo urabikubise nk'igihe. none se icyo washaka nagikora ku bwawe. nanjye ntabwo nakoresha ikintu ndimo kukuyobya. ariko njyewe ntabwo mata njyewe nabivuze biriya mbizi bishaka ugerageza binamagenge Jereke rega ne ikindi kintu urumva njyewe urumva ntabwo njya nkuhisha. Nyine buri gihe iyo turiho kuvugana mba numva ngukumbuye. ntabwo twabyinduraho ariko ndashaka kuba umuntu mukuru mu mutwe, ikindi ukicunga. kwicunga mvuga ni ukuhe? ni ukwicunga namenye umurongo ngenderamo ibyo ni myiza nyine ngirinda ibinshuka. none ko abakobwa babashuka ko njyewe ndimo kugushuka kuva mu ishuri? rero we ntabwo nshuka akunda gukunda. ikintu wamenya rero shero urukundo ni impumyi wasanga ndimo kugushuka. ubu ntabwo ari impumyi. abantu bajya bavuga ngo urukundo ni impumyi wasanga ndimo kugushuka, ariko icyo ngukeneyeho rero wowe ndakuzi ntabwo uri kunshuka. wowe ndakuzi wowe wanafasha wowe wamfashije gukura gutya. rero wowe ntabwo uri kunshuka njye ndagukunda ndetse no kumbwira ngo rero nyanze ngo naguma kwiga se numva byajya ntabireka. Jereke rero ikintu nshaka ndashaka kuba umuntu mukuru, kumva va mu bwana tangira utekereze nituja ku bana uzaba witeguye bingana iki. nituja ku bana nditeguye nyine nk'umugabo mvuga ati ngiye gushaka umugore, abyo nyine biba bikenewe mu rugo sibyo. none wowe ukavuga uti njyewe bizagera kugeza uwo munsi niteguye bingana iki. ndabizi uri umunyeshuri, usanga izi ngizi nubwo umuntu yaguha icyo kizamini kuvuga ati gutya na gutya na gutya hari ibyo utashobora, ariko se byagenda bite uramutse uvuze uti sinshaka gusubira mu ishuri, icya mbere mu rugo wabifata gute? njyewe akabimbwira ngo nsubire ibi rero njye ntabwo nasubira. nakubwiye nafashe umwanzuro nafashe kandi ndabizi ko nabipanze. none se iyo umukobwa atiga akora iki? akora iki? iyo umukobwa atiga ntabwo yabura icyo akora. mu gihe nyine turashaka aba afite n'utundi tuntu tugiye duke akora. ibyo ni byo nshaka.
ubundi nkamenya ngo ndacuruza inyanya, amashu, nyine ngira ngo zituma nicururiza biri aho nyine kugira ngo mbone umugisha. Mu gihe cyose rero wareka ishuri ariko bamwe bakareba nta kintu ukora, ntacyo byaba bibamariye nyine n'ubundi ntacyo, ariko baramutse babona hari ikintu urimo gukora byabashimisha, ati sibyo? Okay, hari ikintu nshaka ko utangira gukora. Ariko nshirike nkeneye gukora kuko njyewe rwose nyine ko tuzajya kugeza umunsi twabanye warakamiritse noneho uzi ubuzima bwa hano hanze, sibyo? ariko rwose urukundo rwawe ruransaza rugatuma numva pe simbizi. Rumura nanjye ntabwo nkunda nanjye niko mukunda kandi biharanira. kandi ibyo mbizi bitinze tutarasoza iki cyane ubundi mutangiriye ibyanjye ni gahunda urumva. nkeneye ko twarageze igihe cyo kubana, mvuga ati byibuze umuntu njyanye nawe hari ikintu azi, hari ikintu asobanukiwe. reka nakubujije ibintu byo kuvugana n'uduhungu twa hato na hato. ariko byarakunaniye. wibwira ko rimwe na rimwe uba ufite inshuti z'abakobwa wenda ukibwira ko zakubikira ibanga, ariko ntabwo ari ko biba bimeze. nta n'inshuti nyigira. maze umukobwa utangiye kubeshya umuhungu ni guteta, nta nshuti ugira se, nta nshuti ugira umukobwa utagira inshuti. ntabwo ngira inshuti ngira, ntabwo nakominikasiyo nabo ngirana nabo ni abagishuro biga ku ishuri kandi baritonda ntaribi byabo, nta bintu byo gutereta bajyamo ngo bareke. rero njyewe ntabwo nkubita pe, inshuti nagiraga sipiyoni ubu ntabwo tukiri inshuti, nta kintu cyane nabo mubizi. ndagukunda kandi bizakira. nkeneye gukura. nzabikwereka. nzabinyereka se ryari? ukwa cumi twavuze ko zose ukwa cumi n'abiri. ukwa cumi n'abiri nakubwiye ko itike ntabwo iba yoroshye. okay, ubwo ni mwo mukwaniye. birashoboka. aha, uzareba intego z'abantu ugiye gutangira ni mu kwandura n'atazaba ntazigize. icyo nicyo nshaka kugira ngo dukomeze gukundana nzi intego ufite nk'uko nanjye uzi intego mfite. rero nzabikwereka, usibye kubyumva gusa bizanabikwereka. ngaho dupange. ngaho dupange. kandi dupange nyine. rero intego mfite. intego mfite ntabwo mu gifungo nzaba nicaye nari nyuma y'utanze nyine nuko atari nabishizemo neza nyine ko natari kwanga kumva ako nyine ntabwo nzaba nicaye. nkaba natangiye nyine gukora curuza turansiferi duke nyine inyungu zizeho rimwe ngo ndajya kurangura imeze nk'icururizi nyine.
ijoro ubu naba nicaye ngo ntegereje ko uzaza. Angelique mfite ibibazo byinshi, impamvu ibintu nagira ngo mbivemo urukundo ndureke. Hari ukuntu mu rugo bampamagara bakambwira ngo wumva igihe maze inaha ngo gutera inzu umucanga ngo byarananiye, sibyo? Kandi urabizi njyewe amafaranga nkora yose nye ndayasevinga, nkavuga ati nzakoremo business, nkavuga ati se ninja gukora business, nkavuga ati ikibazo nabyo bikancanga, ngatekereza ibya business, ngatekereza gushaka, ngatekereza gutunganya inzu, nkumva ni ibintu nyine biminjagaraje. Natekereza ukuntu nakwemereye mu kwa 12 ko nzaza cyangwa mu kwa mbere, nabyo nkavuga ati ngomba guhagarara ku ijambo nk'umuntu w'umugabo. Cyari basingiye kujya no kwihagarara, ubwo binafite twaye indobo. Angelique niyo twahinda naratashye. Yego. Twahinda naratashye, mfite gahunda yo gutaha, ahubwo ibyo nibyo biba bimbangamiye. Narimo gutekereza ngo urumva amafaranga nari kuzakoresha aho ngaho mu kwa 8 mu biruhuko, nyatumye mu modoka y'umucanga inzu babanze bayitunganye, nubwo tutazayibamo ariko basi zabi hari ntawamenya aho ubuzima bwerekeza umuntu. Ukwiye kuyikora. Ntawamenya aho ubuzima bwerekeza umuntu. Ushaka kujya iyo ngiyo ngo tugiye gukora ibyo dukora, ariko amaherezo n'ubundi twavuga tuti ibintu byanze, ubonaga bayisubiramo akayibamo. Niyo mpamvu umuhungu ahitamo kubaka inzu n'ubwabo y'amabati 5 cyangwa 10. So wamugana atayitunganyije nyiri inaha byazagorana nageze mu Rwanda. Ko amafaranga yo mu Rwanda arahenda kuyakoraho, yakora akirukanka agashyira vuba. Ahubwo ushobora gutekereza baguhaye imisoro. Ubwo rero maze nk'icyumweru mbitekerezaho, nkavuga ati cyangwa se urukundo mbe nduretse mbanza nkora ibintu byanje mu nzira. Kuko umuntu kuba yavuga ngo rega ibintu byose nyine ni magirirane, sibyo? Ariko hari aho bisaba kuvuga ataho kugira ngo iki cyangirike kandi nacyo gikenewe, byaruta nk'abandi kuye kimwe. Ukabanza ukareba ukavuga utoke inzu ntabwo yaruta urukundo, ariko se uwo ninkurikira iki ngiki nkangiza ikindi, avuga ati byaruta iki ngiki nkaba nyiretse, yaba ari umuntu nkunda akazakomeza kunkunda, wenda n'ejo bundi bikazasubira. Nkavuga ati ikindi ngatekereza, nkavuga ati niba nagiye gutekereza iyo gahunda, byaba byiza niba utari ku ishuri nawe ufite akantu ukora kugira ngo ndetse no ku bana. Ibyo simbishaka, nukora ibyawe uzakora ibyawe, nuje no kuza nuzana nabyo nta kibazo. Ikintu mukeneyeho ni ubwenge bw'ubumenyi bwo mu mutwe. Ufite ubwenge bwo ku ishuri, ariko ubuzima busanzwe nicyo kintu kiba gikenewe. Tukajya kubana warakamiritse, gucuruza ndabizi kubiza, ariko ugakamira ukamenya uburyo utwara ubuzima, ukamenya uburyo utwara ibintu. Ntabwo biba ari byiza kuza nkahita mvuga ngo umwana avuye mu ishuri ngiye kumugira umugore, urumva naba ashatse umunyeshuri. So sinzi ukuntu uri buze kubigenza. Niba uri buze kubwira muzehe ukamubwira uti ndumva nshaka kurangura inyanya n'intuza n'amashu, wenda yamara kuguha niba ari 15 cyangwa 20, nanjye nkazakongeraho nka 30 bikaba 50, ukakora akantu kagaragara iwanyu. Waba wicaye no mu rugo ku muryango, ukaba witeretse ku meza wicaye hanze. Ibyo nta kibazo nzabikora. Uzabanze wowe uvugishe papa umubwire ko hari utuntu ushaka gucuruza mu gifungo, sibyo? Umubwire uti umubwire nayaguha buri cyumweru ko uzajya umusubiza 1000 buri cyumweru 1000.
noneho uko uzajya ucuruza nawe uzajya ureba ukuntu ubikora umusubiza amafaranga ye, nanjye ndahita mwoherereza andi yo kukunganira. Ntawamenya dushobora kuzajya kubana ufite ibyo uheraho, noneho twakora na bizinesi ukaba ufite bizinesi uhagazeho, nanjye mfite iyo mpagazeho, tugabihuriza hamwe tugakora, sibyo? Kandi ibyo bintu ndashaka kubishyira mu bikorwa. Ndashaka kubishyira mu bikorwa kuko mu rukundo iyo umwe acecetse bituma nyine afata imyanzuro ahubutse ipfuye. So nshobora kukwanga wowe nkunda kandi sinkubwira impamvu, wenda ngo uyumve uyisobanukirwe, bikaba ari ibintu nyine bibangamye.